kwishigisha ni nawe urusoma agenda ngo wambana wana ni kuki nawe wishe papa kanya wowe Chris shamana muri kumbandamira ubundi muri umuntu ntiyambita kiri imukuze hano azeye aha ngaha iruhande rwanjye asekiri ubundi bwumva none se ko muri kugira umva ubwo genda wicara naho hantu cyabona kicara se kitamwicayeho mani ibihombo najyanye n'ubundi aho mugani mama kace tanki ngo ni muke nicara oya nashakaga kubatandukanya none dore urogero nyine nari kumwimuka nkanjye okay gira niba bona aribyo byatanga amahoro rwose oya kubera ukuntu bakurikirana barashonje kumubaza nyajya kai ibyo bintu bya ko se yo ngafite ikihe asekiri ibyo uriyemo ibindi bintu umuntu se wabyibushye se nk'impu wowe wapise nese ibiryo ndya si byurya none umwana wanjye giye kumusuza umubiri ifiti sesha yo wirwa wiga gukanika nibyo bakwigisha hajyana iki ubundi zo kutabyiba ubundi ufite ikihe kibazo bagira ngo arya ibyasigaye reka mbabwire atabana umubiri bamwe uretse wumva aho Chris aboneye perime yo gutwara zino modoka zambukira imipaka umuntu atarahindutse asigaye yarahindutse kandi papa nakajya dakura wataje family not kandi abona ngenda buhandi kiri twese twasi genda buhandi uretse urebe se shiri gute wakiza bashyira hano ku meza telefone zose yewe byanyumye kinda kunigira hamwe ako kiri waje worohera abashiki bawe ako se tuzabaye igihe kimwe sibyo mumaze nko kurya muhaza mu Rwanda turebe oya abana ari musaza wacu mwakigira nabi oya sinshaka muzamuterana muri babiri oya sinshaka muzamuterana muri babiri wenda umwumwe mu Rwanda tubahakanya rwose ubundi dushyira igikombe oya turi babiri imwe ariko sete yamvunira abana yabavuna ako mushaka gukora ibitaro muri uru rugo none se ntubushaka kubahana sibyo ngumwe iwe mugenzi we wese ashaka ngo azamuka ndazamuka nta muto nta mukuru hanyuma none turwana buri umwe nibwo azubaho nibyo twatekerezaga we barwana oya ntago mbishyigikiye reka tuzarwana ugomba kubaha sente reka tuzarwana wowe nanga ariko akubwira n'ukuri sente niwe mukuru ngo kuyumwubaha nawe kandi nawe kubahane naga abayatumye mwubaha agira amati nago yabyemera ko mwubaha kandi kabucura kanje nimukagakorera yes baranga asereka mabazi nk'ubu ngubu mwese maze gukura sibyo nk'ubu kiri kubona kumaze kuba umuntu w'umugabo mu minsi mikeya nawe uzaba teba ukuntu buryamana ni gute mvuga akamvuye mu ndiro bitiko kwita nese nyine twasuriga niyo mpamvu atakaza n'ikinyabupfura umva rero shakiri nta bihanga bibiri mu nkono niba wumva niba umva cyase oya niba yumva yamaze gukura nagiwe uko papa vuze kintu nyubakire ngende ubwo wabugiye sikaho kujya nsoka wahasoka aho nibaza Yesu ndetse umuntu ngana gutya musureba ahubwo wakora amafaranga yawe ugasohoka muri izi kagenda ubundi umuntu ngana gutya ahandi ababi wabo kandi reka mbabwire ubu nk'iyo mbyara abana benshi bari bwicane ariko rero agiye muri mpamvu bitera ntawe yavunitse umukozi hano bose babahiriye aba yabamiseye aba yabatekeye kuko bamaze guhaga nta kindi bafite bakora nyine ubundi umukozi azajya tumesera Kristi mese yego n'undi nta mugabo ngana ababare niba tekereza yuko bamwubakira yanakwifurira oya rero reka tubihindure ubwo umukozi atahe namwe muri abakobwa b'inkumi mu yigabagabana oya abana bashaka kubafunika cyane mugabane imirimo uretse shumwe tugabane imirimo ziba pastor yumvishe cha mujye mukundana akiri nzakwereka igihe Kristo rero ngaho yimureke ase ne mubanga mwirirwa gutya mwirirwa nuko mwirirwa tu iya ndahari tuba tumeze neza none se ko tujya mu cyumba cyacu tukikorera turamukunda akabwira reba igihe yaboneye akazi
imyaka amaze akora nta nubwo aratujyana gushopinga nta n'umugati ariko kiri nk'amafaranga ukorera ibaze ko avunisha umukozi garderobe yiwe nta mwenda n'umwe uri ku murongo byose babijagaraye agashaka ko natwe tunabimukora no mu cyumba ntazi no kwisasira ariko ngo bamwubakire arasetsa none ako papa ngenda bimukorera akanambwira muri minsi umva nzakugurira Chris bayita mboromboro nzamugurira nawe ibyo bintu byo mu batindi se ni uzabigurira umwana wacu kubera byose ni ibikikana vuze arashaka ko ndwara bwaye n'ibicyo vuze oya reka mbaze Chris basanga ari byari akaba yarumye gutya nibyo asigaye baba kusebereza umwana nigiye Chris kumba ni gahunda y'Imana kubera iki Chris kumba ni gahunda y'Imana sibyo mwere kumusereza ageze aho ngaho kumba uyu muhungu ni gahunda y'Imana naye kubyibuha ni gahunda ya Yesu ariko mba numva nezerewe ndi hano turimo turaganira kandi bino minsi yose ndumva ndashaka uburyo ndibuvugane naho twakoranaga muri minsi ngiye kumana iminsi wenda nk'icyumweru cyose turimo turaganira kuko nanjye ndano nishimye mba numva nezerewe ngiye gupanga byose baba babikora nge nawe ndebe ese undi bano bakobwa bagize mu rwego reka nabaye mu rwego gakingira ngo urabizi papa unadusohokanye cyane Kirisa ko ngo zibato kuchimba ndi Kristo shiri papa mumaze kumugamo Kristo amaze umva reka mbabwiye sibyo yavuze bamusohokana niko yavuze okay none kagiye muzaduha ikibuga mu gufana papa uyobewe ubugambo bw'igitsina go umve nako bivugira ubu baraje bagushyamo politike iki kubera cyagize ibisatsi we wazabigize ibi birahera oya ko shaka bombo wabyibye ubetse mweke shiri uretse mwereke giye kumbite nk'iki ndekera abana kimeme imbaho ahubwo Chris shaka ukuntu umvikana n'abashiki bawe genda ugure imigati urumva amaji ubazanira azane n'ubuki nako tubyuka atari ubuki yasohokaniye abana urakora umva tuza urakora ngenda nagukunda rata siri bro wacu gufata umunsi umwe ukadusohokana byabakunda kandi ushaka usanga umuntu ari indaya wasanga wari umukobwa umamagara akambwira ngo gusohoka byabaye harimo n'usohoka simibona ko ntabwo ijambo rya gusohoka buri munota buri kanya mama wabajya mbwira ngo arabatembera bageze igihe cyo gutembera batemberana n'abashiki bawe ugenda amaranja mbona yibetse neza ufite sheri ubonzi neza ufite sheri ntabwo nagara munyereka azacunga neza aribeta ndabizi imico ye yatangiye kuyinkira sawa reka mberekere izagaraga we nkora umva ariya chu ari nyamba nzoreze ku mashini imbere na mbere namwe mugende muryame muruhuke nshaka kujya muri studio kuri kubyina sawa uraryama mu mafaranga yande tuza amaze nawe papa na mama wakoma amaze kuma amafaranga papa ni teka amafaranga yiwe yakora azajyana muri studio oya mureke kiri wowe uririmbye na ikamba wowe wari oya tuza mu oya wihutira umwana mama hari ikibazo nigiye kano kaguru ngafunze kirira kamubwira murekera Yes, hello. Oya merci. Oya nukoreshere wanje. Ntabwo nabikora. Ahubwo muri no minsi. Yego muri minsi ngiye kumara iminsi ntaza ku kazi. Ndakwinginze ngo ibintu byose bikoreho. Yego ryamagake ko ntari so ndo waburyameke. Ryamagake ya. Okwe. Imari waryama uko cyo gihe nyine. Mama ibere ndi gukora mu gihe rero nahari byose bikurikirana yego byose byiteho ninza genza kororera mwana oya wowe ntugire ikibazo sibyo nakaruko wenda k'iminsi nk'itatu cyangwa ine ndi kumwe na family nyuma yaho nzahita nza ubundi dukora kazi. Usiogope kasi usijali kabisa. Siku moja kuja tu ndakuonesha nikufanyie. Ndiyo.
Unisukumie message. Nisukumie message uniambie kitu nataka kwanza, mimi ndakuja nacho. Asante sana, merci. Tuko pamoja kabisa. Siku 3 zikiisha ndakuja tu. Sawa, merci. Merci. Ani, nizere ko uje hano ari imirimo wayishoje. Mabusharika mubwire. Nyine hari ikintu numvishe ntaceceka ntakikubwiye. Hose. Ariko ntugire ngo ni ya magambo y'abakozi. Ndabizi gushobora kugira ngo ni amagambo. Kare narindi hari mu cyumba. Noneho ndangije nkajya numva boss ari kuri telefone. Nyine bitewe n'ibyo yari ari kuvuga ngerageza nyine kumurunguruka ngo numve ibyo ari kuvuga. Uzi ko boss ashobora kuba afite undi mugore? Ariko nyine ntago ari amagambo. Boss nagiye kumva numva ari kuvugana n'umugore kuri telefone. Urumva? Baravugana. Akajya avuga n'amagambo y'Igiswahili. Urumva ariko numva akamubwira ngo aramukunda cyane. Ubwo se urumva nta wundi mugore afite. Ibyo bintu wabyiyumviye n'amatwi yawe. Sukuga ngo ni amagambo nyine y'abakozi. Nuko nari nabyumvise nari nanze guceceka ntabivuze. Ibyo bintu uri kumbwira wabihagazeho. Yanamusomye kuri telefone. Yanamusomye. Yamusomye. Ariko kandi yewe undi najyaga nanabikeka. Nabikekaga buriya nuko nta nabikubwiraga ariko nabikekaga. Se wabikeka gute ko nta kibazo kindi dufitanye kajya mu kazi agataha ko yita ku rugo rwe, wabikekaga gute? Sibwo umugabo ugenda akamara iyo minsi yose ubwo abari aho gutyo gusa. Wowe ushatse kumbwira ngo wamwumvisha ari kuvugira kuri telefone, wumva arimo aravugamo ibintu bya Sheri. Wabyumvise? Ntabwo yabikora. Ikibazo ubwo ntabwo ari we wumvaga, wasanga ari abaturanyi bumvise. Ariko nyine ntabwo ari amagambo nyine nuko nari nabyumvishe nkavuga ati sinaceceka nabibwiye Mabusha kuko nabonye uri umuntu mwiza. Umuntu mwiza nta mutima mubi n'impamvu nabivuze. Ariko gusa nyine umbabarire. Ntacyo, urakoze, subirira mu kazi kawe, urakoze cyane. Genda nanjye nzabikurikirana, cyangwa se ushobora no kuba wumvisha nabi ko dufite abandi bantu duturanye ukumva bari kuvugira kuri telefone ukagira ngo ni umutware wawe. Nabirebaga neza gutyo. Ubwo se undi muntu se yakita Sheri kereka nimba ari wowe kandi si wowe kuko ntabwo ijwi numvaga ntabwo ari iryawe. Yageze amubwira mu Giswahili, boss nkajya mureba nkabona irari ryamwishe. Kumva akoreka nicecekere dawe. Cyanzanye nta mafaranga. Ngaho genda rero. Ntacyo urakoze kandi. Nibyo nyine nakubwira. Nyura hano ntacyo ugende ujye kuba hari ibintu uri gukora. Genda turavuga. Honde? Ngo Sheri ibyari ibyishimo hano byahinduka umurwana. Avugira kuri telefone. Kanzi. Buriya mugabo ko numva tugiye gushwana. Ko numva tugiye kugerana ko. Ndaje ndamuneka. None se umugore hari ikintu namubaje kandi yari yakimbwiye. Yambwiye ko umugabo ukorera hanze agataha atinze.
biba bitoroshye. Ari ukubanza kugira ikintu umuntu amuha kugira ngo nubwo agiye agaruke uko yagiye. Kuko numva mbimubaze kanza mbimubaze kwanza nabinsobanurire neza. Kambimubaze. Halo. Heriwe neza. Meze neza ahubwo hari ikintu nashakaga kukubaza nyine nyihangane niba uri na busy. Rero sha umukozi wanjye wenda nshobora kwibwira ngo ni bya bindi by'abakozi, ariko hari amakuru yambwiye numva amakuru ntago yoroshye. Yambwiye ko yumvisha umugabo wanjye ari kuvugira kuri telefoni avugana n'undi mugore, ngavugamo ibya sheri avugamo ibya shushu. Rero kandi wari wambwiye ko utapfa kumwizera nta kintu yamuhaye. None se ubwo ngubwo noneho ubu ndakora iki? Urumva n'ubundi yatangiye kugenda cyangwa wenda yaranagiye. Ubuse ndakora iki basi kugira ngo umugabo abo wanjye ngenyine nazajya nagenda isafari agaruke nta wundi muntu avuganya nawe? Wakanshakire rero n'ubundi nubwo ari inaha ariko muri iyi minsi agiye kugenda, agende nakamuhaye kugira ngo nyine ubwo agenda azagaruke nta wundi muntu avuganye nawe. Sepe ngewe ntago nasangira umugabo n'undi mugore. Rero kanshakire none se ubwo nta bundi buryo nabikora, sinzi ukuntu mbitekereje ndavuga ni hari umuntu wari wanyigishije ubwenge. Rero ni kwa kundi inzira itabwira umugenzi. Urakoze ngaho rero shakisha ukuntu uri bugashakishe vuba vuba uhita umbwira mufatirane akiri hano mu rugo. Urakoze cyane. Sawa urakoze. Wa mugabo wumva ko wigende sindi buvunike nshaka amakuru yawe cyangwa ngiye nkuneka. Umva hari ibidasangiye. Makrisi dala amazi n'umwana ashaka kugenda kabisa. Sandira ku mazi. Kwa yatinga nyuma. Nanyere kwasi. Nise kwarangara muri telefone kitari cyangwa ngushiriye. Nasi tumje mu mama y'amazi. Oya kunyuza kabuke. Muri jibu. Amazi ya muri jibura. Muri jibu. Cyazana niba ari uko yaratangiye gushiramo. Ariko mu kanya turatumiza yandi. Nahayinuka yo hasi. Yarashoboka. Ndaje ndabwira ko basaza ajya kuyaza. Aya mazi ashaka atarameze neza. Muze kuza kujya. Muze kuza kusa naho. Sine yagotomera kugira ngo uri tushira inyuma. Batameze neza.
nawe uri mu mwanya wa umuti none uko amazi abishye pe ikisogote shaya mu yamare nese ubwo ngubwo wowe ayo mazi muyamene pe amazi arimo hano hantu no kwibana kandi muze muyamene nta akira nese kuki utayamaze ngo bakunda yanjye yo bakunda yanjye gusa ubaye utanamaze kano kanuze kirakabaye niba washakaga kunywa amazi ariko niba wanyinishaga ubwo nabwo ugiye kandi ngiye none se kutayamaze wumve yewe ntabwo nshaka amazi yo kunywa reka reka njye nayo udafite ayo mazi y'inkongi ngo nuko yapfuye ntabwo yapfuye ahubwo ni kwa kundi wenda amazi aba ari aya nyuma ko nta kibazo ufite jamani kandi ubizone uri kwijya nukuri shasiga wakubwo uzajya uhora ni izina ry'Imana pe ubwo avangwa ni bimwe byanjye ngo by'urwenya ni izina ry'Imana ava umwana nuko pe uko usetse nukuri agiye rero yamaremo niba ushaka kunywa amazi umva gene no guseka mwatije ngo inzoka neza barazikase kubeshye ni kubi pe ariko ye Jamani barashiri nyamara bane ko abantu bagenda ngo yiwanguza ari veni za terani ngenda zugenda jya kuki zero bagenda ayo mazi rero ya niba ari make yamera kigaragara amaze gupfa yarabose ntabwo yaboze ahubwo nubwo ni kwa kundi n'ubunini duke dusigayemo duke kugeza nese yaburije maze wikegeye kandi nawe kubwira ibintu diguje guseka shiri uri ukuri ariko niba hari umuntu ushimisha iyo ari hano ni wowe nanjye birashimisha ariko ndumva noneho shiri ko guseka diguje guseka mu bituka nava mu mikino twiganirire ubu ngubu urabona umuntu uri hafi kugenda nitutaganira se ubwo biragenda gute ayafata Shusho wambara kwa telefone ko ndi gupfa byumva nuko nese urimo urababara nese wahagurutse neza utari kunkinira filime ariko iyo muri kugenda mu misozi mugenda mureba amafilime nuko umuntu acika amaguru nka makanda none yesu araribwa mu nda ugiye kumera nka baba Papa Chris. Papa Chris. Papa Chris. Ibintu wamaye ni ibiki? Kuko apfuye. Wowe ki? Arapfuye. Mbonye arapfuye. Papa. Papa. Mama papa bayiki. Papa. Oya. Mama nigenze gute? Oya wiyanywa. Mama nigenze gute ko twamusize ari muzima? Ntabwo nanjye mbizi. Mama ari gutuma yumva neza. Papa. Papa. Papa kanguka. Mama asiwe. Oya wiyanywa. Mama nese bayiki. Ntabwo mbizi nanjye mbonye amera gutya. Nari mwari muri kumwe twamusize ari muzima. Papa. Ntabwo nagenda. Papa kanguka. Mujyane kwa muganga.
gute mama mama amazi yishe papa gute amazi yakwica umuntu mama Ntiwabishe gukora kuri ayo mazi. mama nese amazi yica umuntu gute Gukora kuri ayo mazi. Anita! urifashe baka papa nta n'isano ufite Vayo hasi. urarika amazi amazi yanjye ntabona kumukora Ama inkuru zawe wirirwa unzanira nureba ukuntu papa Chris. afite ntabwo yafatanyije Ntabwo twafata. sinumva Halo. None se reka nze nkubaze wowe ko nakubwiye ngo umuti wo kugenda akagaruka nigeze nkubwira ko umuti wo kumwica kuko akaba apfuye. Tumva. Nureba ibintu nkoreye. Wowe yituma. Mbona ko gaga ashobora kuba gutuma nigeze mubwira ngo ushaka umuntu. None se ubu niwe wabimbwiye. Urebe uko wabigeza nigeze mubwira ngo umuroga. Urwishigishiye ni nawe urusoma. urajya ntabwo wambara nawe ni kuko mama ntabwo mbabarira ni warera nawe wishe papa